mushanga araguhamagaye ngo nitwe twenyine ngo gidurayi ngo nukushi kurumva uwo muhamagaro ari uw'Imana cyangwa nuwa shangazi nuwa tekino baguhamagaye nushaka kuri iryo kanisa uzoza wandikaho ngo shangazi church. Sinzi umuntu yavuze ngo washamburiye bwa mbere kandi ngo yahereye kuri se imbari na nyina ko namukunze bacu naho bano abatipe gani wowe yego banyina babandi gusa nibo babaye abarozi nibo bafite ibiheko nta mukecuru w'iwanyu ugifite habe na nyogosenge ntabifi muno mugira ngo ko abantu bose bisabarozi bose nibo aho ya unity twaje kubatukura na wowe uko nyine ungana ugahaguruka bishop karabwiriza hano karatanga amayeke docteur afashe mikrofone iyo docteur afite mikrofone nta wundi ukwiye kuyifata kugeretse uwo yayihaye ni wowe gusanza mbona uzuye mwaka iyo uhaguruza ukagira urya bishop ngo nukuri ngo bishop ngo mbabarira ngo iminota ngo byibuze ngo ine haba nubwo ubugiye kwandika amandiko cyangwa kwereka bishop yavuze ngo tugiye kuririmba ikorari wowe ukazana amandiko nubwo yo bari amantu wumva ko ari meza amandiko ariko yaje mu gihe kitari icayi nubwo wabugiye kuzuzwa ari bugiye kuzuzwa hanze ku kiganda kera hanze yo kubaha umushumba nguyu yavuze ngo gahunda ni ikurikiye wowe ugahaguruka ngo ngo reka ubanza wandika niko baba bahetse umwana abavyeyi bari hano ko barumva mukecuru ari hano mukecuru karumva uhetse umwana wenyine iyo amaze kuba nka mukuru iyi mikrofone muyikore neza ari ukuntu ashobora gucisha ukuboko hano agakuramo ingobyi akijishura wenyine amakanisa menshi dufite si yose ariko amenshi yagiye yijishura bavuye mu ikanisa ryanyu cyangwa irindi bafungura amakanisa batatumwe n'abashumba babo ibyo ni ibirara mu gitondo pasiteri yabwirije hano mu gitondo yakoze kuri wa musore w'ikirara ko mwaraganga iyo yagiye ntiyafunguye ikanisa zangurube yazaga aragira mwazaga mugira ngo niki yafunguye ikanisa riramunanira kubera ko yagiye yijishwe ntabwo ise yari yamutumye kuja kuragira ingurube iyo yari yagiye yaranyereye aca munsi y'urubariro aragenda wenyine aje gukora ibyo yakoze iriya buce biramunanira aragaruka hari amakanisa menshi hano nuko bihagaze hari uko bogaruka yarabananiye hano gani iwanyu aha ni iwanyu wantubwira ngo ni giturayi abashumba bongere batora inkoni yabo muzukuri batora ingubzo ejo bundi twababwiye ko ikanisa ribi kurusha yandi yose muzi ni ryafasha abantu abakristo ribaha freedom ni ryafashe ingoni y'ubushumba bayishira munsi y'ameza nkariya muze komanda yicaye kwashira ingoni y'umushumba ikwiriye kuja ku meza nkariya hari amazi ariko batipe nabo nabajanje bano bahungu umuhungu gani wowe bafashe ziriya ngo nabashumba batoye bahishe yego barazitora ubunyine zo babakubita yego kuragira ngo iyo bakwamburiye ikirato mu maso wavuga ngo tugiye gusenga iwakanga ngo dusubiremo kuragira ngo iyo singo nabagukubise ni yango ni wari kuzamukubita wahagukubita ubunyine abahaye bazikubitwa bihangane nibo bazibahaye ariko abazifite kandi barazifite ni benshi turabashima Imana ibaho mu Imana ibagirire neza cyane hari itsinda hano rizana ry'abayumbi abanyamasengesho irino tsinda ry'abayumbe ni rinini ibice bitatu umuyumbe ni ijambo ry'igiswahili ni mujumbe ni ukuvuga gute n'umuntu watumwe ni umuntu ufite message ajanye urwandiko nkuru hari igihe bazaga banaroha kera utazi no kurusoma gusa ukarutwara ukavuga ngo bantumye ngo urwandiko ngo umuyumbe message yahawe nande n'uwayimuhaye ngo ayijana ayishitse ariko noneho baragiye bose bibumbira mu kintu citwa ikiyumbe ariko si bose ni wowe gusa ko turavugana nawe kino kiyumbe kirangwa cana henshi no kutumvira abashumba babashumbye kandi umuyumbe nyakuri barahariga ni benshi abayumbe nyakuri bariho muno barimo barataramye ikintu ca mbere kiza kimuranga ni byinshi ariko reka tuvuge iki kimwe ikintu ca mbere kiza kimuranga no kubaha no guca bugufi kumvira abashumba be ni gute impaka umunyamasengesho cyangwa dushaka natwe reka tubafatira aho mwishize tubarekera tubababarire umunyamasengesho utaza wubaha abakozi b'Imana ngo yubaha abashu uwo si umunyamasengesho uwo ni umuzi bazamutenga iwabo imuhira bamutenga n'ahandi hose abarizwa umunyamasengesho akwiye kubaha umushumba yego kugira ngo amurere tiyijishure
kurerwa amucutse ijambo kurerwa kuko bamwe barivyaye Aha. barirera baricutsa Biyita biha amazina. inshingano bonyine izo ntazo izo nshingano mwagiye mwiyita imana itabise cyangwa abashumba batabagize. Bibiliya iravuga ngo bamwe yabagize abandi bagira abandi bagira none wowe warigize nyogosenge yarakugize mushenga arimo kuguhamagara hanze gusa ngo wakubise ingoma. Ngo ni Bishop twe twenyine. Dr yabivuze hano Bishop mushenga araguhamagaye ngo nitwe twenyine ngo gidurayi ngo nukuri kurumva uwo muhamagaro ari uw'Imana cyangwa ni uwa shangazi. nuwa tekino baguhamagaye Nushaka kuri iryo kanisa uzoza wandikaho ngo shangazi church kuko niwe witavye ka muhamagaro w'Imana kuko nda Mana yaguhamagaye we baguhamagaje amayinite asanzwe nkaya witavye tekino witabye amatelefone asanzwe abandi bitavye Imana wewe witaba amayinite asanzwe kandi Imana umuhamagaro wayo irucisha muri bari abashumba wanze wijishuye ni wizicisha mawazo yose bamara bakavuga ngo uyu mugabo reka tumutume aje Kisi cyangwa Kiseriyani aje yo gufungura y'ikanisa. hari ikintu Bishop yavuze ciza cyane Yego sinzi umuntu yavuze ngo washamburiye bwa mbere kandi ngo yahereye kuri se imbari na nyina ako namukunze bacu naho bano abatipe kandi wowe yego ba nyina b'abandi gusa nibo babaye abarozi nibo bafite ibiheko nta mukecuru w'iwanyu ugifite habe na nyogosenge ntabifite muno mugira ngo ko abantu bose bisabarozi bose nibo aho ya unity twaje kubatukura iriya ngoni abashumba barambitse bayitewe n'ubwoba kugira ngo batazabatuka ngo ni ngo bafite ibyatsi. umushumba baramugiye baramukanze ngo niutemera ko dusubizamwe igisirimba bine byibuze ku munsi turama tuvuga ngo uraketse tuketse mushumba ntabwo uketse nibo baketse nuko wanze kubaha igisirimba ngo bagisubizemo mu gihe kitari icyaha uratinya nyine urabemerera ariko iyo wihagararaho ntabwo wari uketse. si ukundi kwihagararaho ni ugutorera ngo n'Imana yabahaye ego mugatesha mugahugura mugahana abayumbe rero bano bagenzi bacu natwe turabayumbi naje ndiwe cyane yego ariko nza nkura ibiheko bitameze nka biriya by'amashupa babanyina w'abandi ibiheko tuba dukura ni bene ibi ngibi kuko iki ni igiheko twaje dukura ngo tukaza ukura ibiheko banyina w'abandi uretse mukecuru w'iwanyu kuko dogiteri yavuze ngo wakuye ibiheko watangiye umushinga kuko uwo muri mukureberaho yatangiriye kuri mukecuru wiwe arabanza atunga itoroshi mwabo mu rutara bikuramo aragenda ariko ubu nyine iyo bavuze gusanga ibiheko uzamureba hano ngo mu bakecuru ngo wakanyaraje mu maso kubera imyaka kubera gusa ko ari mukuru nta byatsi ufite mukecuru muze mwitegereza neza na mukecuru wawe munasiguze umuntu ndakadapfa guhanura gusa ngo kera muremeye. Iyo ugiye guteka ibishimbo reka dutange urwo rugero uzi ubidaha mu mupfuko wabyo ukamushira mu mazi ugateka tuzi ubanza ugatora ku meza nyaka ivuza ukwazo ikiboro ukwaco icyo gutuka gita icyo imbuto ukazishira ukwazo ariko wowe gusa ko barahanura gusa ngo nyoko ni umurozi ukama wemera umukazana wawe akama kwanga akera ndaba kigusigira umwana kimuka nijoro muze mutora ibishimbo mumenye ibyo mutera n'ibyo mumena mushire ku meza mumeneho kujya gahoro oya ngo abayumbe ngo bavuze muyumbe se n'Imana yavuze tora ibyo bavuze gusura witonze we bazavuga ngo nyoko ngo n'umuroze ngo umuyumbe yavuze nuko wamushira mu mupfuko ufunga amaci kera ubike nuko uvuge ngo bizavuze nukuri nusanga kana katabanye niko Bibiri yivuga si unity yayo bivuga hano Bibiri yavuga ngo nibahanura uzemera uzumve ko bahanuye ariko nushikimura nugera mu nzu mu wawe wicaye n'abana utoro akayungiro usuka ibishimbo ku meza uvuge ngo bavuze ngo mukecuru asigaye yaroga ese nyine niko cyangwa niwe uhaye uroga kuko Bishop yavuze ngo hari bimwe tuza tuvuga bigasenya imiryango bigasenya n'ikanisa atari ibiheko bibiteye ari wowe ubiteye yego cyo giheko niwo bugifite turanagipfuye turagitwika twaye tugana ku musozo reka tugane ku musozo yego hano hari ijambo rivuga ngo nta muntu warezwe warera abandi nta muntu utararezwe ushobora kurera abandi uwo muntu ntawe umuntu utararezwe
ariko ubu nyine uhaye urera kuko barahariga buriya wiwanyu ujyaga wiwanyu arahari ari mu kubarera nawe atararezwe abari kumurera nibo gayijisho yikura mu mugongo wabo wari wicaye ahangaha baye bakurera baye bakiye bagutamika wari ukiri kuri level yo gutamikwa urirutse ugiye gutamika none wowe wirukanse ugiye gutamika abakorari na za ministeri oye garuka nyabona garuka bare bakiye wari ukijishe warijishuye none tugiye kugusubiza mu mugongo reka tugusubize mu mugongo w'abashumba nubwo ugeze aho ugeze garuka nubwo basigaye bakwita apotre cyangwa ukaba ufite izina riri hejuru cyane siryo unity tugusubije mu mugongo w'abashumba aho wari ukwiriye kubukiri abashumba nibo bakwiye tugusubije muri kwanza primaire a e i o kazi n'umuntu yogira atiswe n'abamureze ti woba mwarimu habe n'izina ryawe ufite nawe utarasoma ni abavyeyi bari kwisi ariko wowe wiyise pasteri wiyise apotre wiyise uriya wiyise ariko kwiyita byonyine ndi muamuzumva ko ari ubucafu kwiyita umwami Yesu abagirire neza kandi abaho umugisha unity nibitswa duhonyamwe abantu tugate n'ibintu bitatu gusa wenda impamvu abantu bashobora kubyumva gutandukanye cyangwa hakagira wenda bokomereka nuko tutaba twabivugiye hano ku gatuti kariya niko twabo hariya niho hanini niho hatazacikamo nta muntu uzusohoka mu ikanisa nta muntu uzugira gute nta uzamuka ngo ntibamusengeye ngo ntibagize gute reka dusoreze kuri kano kantu wa kampeyani nidushake ko tuvuge ngo hano muri Kenya umuntu hariho ukunda abantu baza bagenda bahererekanya ububasha mu ikanisa revera ari hano bishop araha agiye wenda kuja muri Amerika cyangwa ruguru arazindutse ujye wari umungirije ntashoboye yango ntitwavuze ga yabashumba kudatakaza indangagaciro z'ikanisa akahamusiga gusa ngo amwungirize adashoboye kandi hari undi uraha hirya ushoboye ariko agatinya akananirwa gutora yango ni ngo ayikure munsi y'imeza avuga ngo nubwo uraha nubwo uri mutoya nubwo uri kure cyamuka ngo unujaha uyu nyungirije ntabashije ugatinya wamara gutinya warenguka gutya mukasi bakamubazana umukasi bene wabo bakaba baragiye akabatwaye bamushenge amakanisa menshi muza mubona acikamo uza usanga abantu benshi ba promotere bajya bagiye mbere nabo mwabo ni abakwebe ikanisa nziza ari bijyumuntu iyo ngiyo abari impaya iyo ngiyo ni ubwami bwanyu ntabwo ari itorero umwami Yesu abagirire neza kandi abafashe amen